ntabwo tuyizi tugende. Okay. Imbere Icyanzu, Imbere Icyanzu, uwoyitu niwe wambere Icyanzu, Imbere Icyanzu, Imbere Icyanzu, uwoyitu Mugabo ari nguzero ngo reka nyaruke kureba ushize nasize hano umuriro watse nabaye bize ukuntu mbura ukuntu mubaza ukuntu byarangiye ariko wumve ko nakugaye pe ntabwo uriya ari we mugabo nzi yego ibibazo urabifite biranumvikana pe ko uri umugabo agirwa no kwihangana cyane cyane ko wa mugabo we ntabwo uru Rwanda turimo ari rumwe rwa kera imirango cyo mu ijambo wageze aha ngaha ariko byibuze kwazana akantu wawufata Valentina nagira ngo wakire umushyitsi Ikarema bakiriza iki mufite iki se hari fanta muri firigo hari n'icyayi n'amazi hari n'agakawa rwose agafata ko ngaho agakawa agakawa ariko ntushyiremo amata yego bose ngewe ndetse nta kibazo banze umushyitsi wari ukimbwira wari unshiye mu ijambo ariko nagira ngo nkwibutse ko uru Rwanda turimo ntabwo ari rumwe rwa kera twavukiyemo rugenda ruhinduka ubu umuntu agukorera icyaha akaguprovoka ukaba ari wowe uhana yego urumva mugabo rero buriya Jolie naramubonye yarahindutse noneho agira uriya musaza we wakaraze imisatsi nyine baragowe pe ariko buriya bashobora kugukorera amakosa yose ashoboka warangiza ukajya amageragere kandi bo bagasigara bigaragara buriya wihangane reka nkugora nubwo yaravuze ko nta cyariko nzakibazo rwema kaba karamfasha nayo mfite utuntu ndi burare nkora karamfasha ku mandi kabura ko niko kantu kanjye buriya akujya ukagabanya nijoro ntabwo ari keza nawe ubwe twaganiraga rero mu by'ukuri nanjye ntabwo ariko nteye buriya numvaga ko umugabo ushobora gutinyuka akazamura akaboko agakubita umugore we numvaga arisakirire rwose numvaga ko ibyo bintu ntashobora kuba nabikora ngewe mugabo bisa murakoze cyane mugabo ako bema umukobwa wanyu ariko mbona ari umwana mwiza hanze iyo utamugira ikibazo cyawe ntunananuka rero ikinyabupfura cyo rwose afite ikinyabupfura cyinshi cyane nawe uryo nakubwiraga ubona najyaga ngaho abagabo bakubita abagore avuga nti umugabo ajya gutinyuka kubita umugore byagenze gute haba habaye iki guta umuntu mukuru wakuriye hariya n'urakurira hariya bahura nk'agatinyuka agafata urushyi agakubita undi cyangwa se agafata ikindi kintu akamukubita ariko sinkubeshye maze kubona ko bishoboka ushaka kubikora utabishaka utabigambiriye
umugore akaguprovoka mbega mayandi magambo uretse ko akaboko kaguteyeho ariko wemeze nk'aho ufashe ukuboko kwawe kikubita. Hari aho bigera ukumva rwose kwifata biranze. Ariko nanjye ntabwo nakubwira ko nyuma kiriya gikorwa narikaye ku buryo nyuma naje kumusaba imbabazi arazinyima, ndamwinginga mwumvisha uburyo nanjye byantunguye ariko yanga kuzimpa. Nubwo n'ubundi ingeso ze sagize ngo ari cyahindutse kwa kugira ngo hagire igihinduka byikubye inshuro zingahe nkuko yavuze ngo musaza we nawe nuko ndetse ashobora kuba asiganwa n'ibiyobyabwenge nkurikije ukuntu asigaye yitwara ibitabi sinakubwira. Ntabwo uciye mu ijambo siko nsigaye mbona Jolie nkamwisha. Hari igihe mubona yambaye utuntu ni Jolie komeza umbwira nyine uretse njye ku giti cyanjye no kubasha gusohokana nawe mu gipangu tukajyana ukuntu aba yambaye n'iki bisigaye bintera isoni. Kandi wa muntu tugiye kujyana mbwira ni wahagerageje ukambara ino myenda ko ariyo nk'umubyeyi uje kumwe n'umugabo we biyubashye wakambaye imyenda yarangiza akambwira ngo njye nasigaranye n'igihe ntabwo nzi ibigezweho. Ako se Mugabo ko buriya abantu ari bo bamenya ibyabo kurusha abandi bantu bose. Wowe nk'umuntu w'umugabo iyo urebye ubona imico ya Jolie guhinduka kuri uwo nawe yarabitewe n'iki? Buriya rero njyara ukuntu mbona ibintu burya twe dushimira Imana ko twebwe twavukiye mu miryango epiyo bita ngo ni imiryango iciriritse. Bano bana bavukira mu bakire bagasanga ibintu byose biraho, abakozi sinakubwira icyo asaba cyose akibona, usanga nta burere. Usanga mbega aricira ahantu ikubite yakura gutyo rero yaba mukuru ugasanga babaye nyine nk'uko tumubona. Rero kugerageza gushaka kumuhindura akuze niho usanga bigorana. Ariko mu gihe twarambazanye igihe namurambagizaga yango nawe warabonaga nakubwiraga imico ye mbona rwose ari umwana wumvira, umukobwa wubaha, umukobwa w'umutima. Ariko nyine ko akubure kanze wanagera n'isire tugezemo no minsi imyaka agize imyaka tugezemo kumwumvisha ko ari umuntu w'umubyeyi mukuru, ari imyaka yo kwiyubaha, ari imyaka yo kugira gute. Wajya ngo wamugezaho ko ari mukuru imyaka afite akayikwemerera, akubwira ko akiri umwana muto agomba kujyana n'ibigezweho. Ibyo byo wamwumva. Buriya ntabwo abantu bazi ko uko abagore bagenda bakura bageze muri iriya myaka za 40-45 hari ahantu agera kumva akeneye gukundwa birenze, kandi wenda wowe utangiye kuba busy cyane mu kazi mu biki nyine wamwumva. Ariko icyo nashaka kukubaza, nta ruhare na gatoya wowe waba ubifitemo? Kuko yewe ndi hano nka pare nyine nk'umubyeyi, ntabwo ngamije kukugumura, nta nubwo ngamije gushyigikira Jolie. Icyo nkeneye ni ukugerageza kubumva kugira ngo turebe uko twabigorora. Haracyari uzi ko nigeze kukubwira ngo ese kibuze marene yatwe ko turi abagabo hari ukuntu asanga tutambwira ngo yumve marene bajya baganira bimeze bite. Marene rero muri iyi minsi yari afite ukuntu ahuze cyane, bari bafite akazi kenshi. Ariko ndaza kumubwira asabe konje, uretse ko hari n'igihe amusaba ko bahura bya bindi byabo baba basimbuka gurikana bya bihomora bindi bagendana, ugasanga mu buri mwanya. Ariko reka tubishyiremo imbaraga. Buriya hari ukuntu abagabo tunashyiramo ibitsure byinshi, kandi buriya nyine guhana umuntu mukuru birarushye. Reka nshaka ukuntu nabwira madamu asabe konje, akora uko ashoboye amubone, amudufashe rwose.
kuko ibintu birahangayikishije. Ngiye rero kujya rumbajije ngo gusa uruhare rwanjye ntabwo nabakunda umwereye ko ariko mu by'ukuri ndagerageza yewe ngo naziba zidakomanya amahembe ariko ntakubeshye nirinda uko nshoboye nkigengesera uko nshoboye nubwo muri njyewe numvaga mfite passion yo kubafasha kugira ngo ibyo basize bidasubira inyuma bidahomba. Iyi myaka yose meze nk'aho hantu ashyize ubwenge bwanjye n'imbaraga zanjye kugira ngo nyine iby'umusaza umubyeyi ndavuga databukwe yasize bitazasubira inyuma bizakomeze gutera imbere ariko nakubeshye ndikumva ngeze aho naniwe mbona bishobora no kuba ngombwa divorce ishobora kuboneka. Mabja, ibiryo byahiye. None Ngwino ku meza. ntabwo nza kurya nibere muri hangover. Ngo? Ntabwo nza kurya nifitiye hangover. Ngiye kubwira sobuja njye wenyine cyangwa Wowe ntakurya? ntabwo ngewe njya mfite hangover. Nuko yahoraga ambwira yambereye icyanzu yambereye icyanzu uwo yituma Wicaye ngo manje abakira ntabwira abone. Nuko rero wayagenda arakurakariye Kubera se cyo wandakariye. uhamagara itseti nakutwara gikura se mama wagare ngiye kwishara hirya Tangiye. Ngo ngwe. Ngo wandakariye iki? iyo mpamagara nkaza nkivovora inkoko nakwicara no hirya ngiye nabavangira Habaye iki? rero kuza ngicara hirya mukaganira nkiririye nkoko nkakubita amarura Nande. n'akawayini wenda Nande se hajyaga. Ikiheze. Ariko ushonye ntabwo nzi ukuntu usigaye wigira umuntu ntazi no kwitaba telefone none ni ikibazo. ese buriya wabonaga bikomeye. Urabizi neza se ko nawe muzira ko hari nawe icyabaye. cyangwa warasinziriye bagira ahubwo mfasha. ndakuzi uzi wo kwibyara Umva. Yantahishije saa ingahe? Saa 5:40. wakomangiye nde? Saa 5:40. waciye Nuko ndagenda mpita nkuriramo inkweto kuri gate. Numva ibyuya birabize. Ndatangira ndihungiza. Nzitwara mu ntoki. Imbwa biramotse. ako ari intoryi fata kumva. Imbwa biramotse. Ngiye nsanga sheri yaryamye yabyimbye yateguye ibiryo ntiyakozemo. Mbikozeho ngo ngiye nsanga ni umuceri uzi ukuntu iyo umuntu yanyoye akantu akarya umuceri ahita asinda. Nuko nanduza isahani ndagira nongera mbisubizamo ibindi bimena hasi kugira ngo atavuga ko nanjye naje zinki. Mbese we yaraye inzara njyewe ndimo udutunguru tunsha mu mazuru dupuwavura uduki twose umva. ako yabuze umugore babuze aho bareba. Waba yumva afite umugore ariko aramfite reka bizatuma dusazana. Musawati Tuzasazana n'ibya danje
simbibona njyewe jya umpamagara nze nirire ninywere niyo nakwicara hirya ntabwo biba bindibagiye nta kibazo mba oya uriya muntu agira isoni rwose nawe ubona yambaye ingofero nka za zindi z'abasaza bagiye kuragira nakwicara hirya nta nubwo yamenye ko nawe ntabwo ufite ubwoba ko namutwara ndayigukarangira ufite ubwoba ko namutwara nzabwira vava igukarangire niba ari inkoko ushaka bari vava jyana rwose vava rwose acira ahubwo uriya ni uwo guteka imvange abashombo ndapinze ubwo mutapinga abashombo ubwo siredi abantu bwiza imbere y'indani nabibwiye ngo turangira umuntu yisiga natwe duse nkayo ariko kuki abakobwa mugira ishya nk'ubu turangiye amavuta yisiga wapfa oya ndakurangira sheri wari umukire uzi ukuntu yikunda wari umukire ndabarangira ubundi wowe iyo wabitsinze zirameneka nicara nyine ujye ubimenya ndi umwana wo kwa bosi biteze duha akadari se dutema akadari ahubwo shayo yareka turya gakurusha oya ngewe nko kwimbimbira mu inkoko kwanjye musaza n'ibintu amaze imisa ngo nagiye nkomeze kugura amakoko buri munsi uraza ukarya ukanywa na n'isoni buri munsi uzi amakuru mfite ariko kuki usigaye wigira mbirika none se kuri inshuti yanjye ikibazo nta na kimwe nyine mpa akadari k'agace nirire gafite akantu mwana usiba buri musaza amaze imisa ari kumwe simbuke manzi nyine nta kinyitaba bungiye dore n'ububwira muhamagara reka nkubwire bese biriya manzi buriya nawe aba yasinze ntari birye mana ntari burya burada cyekoze cyo ntabwo samuzi ni wowe berisere wacu twemere ni wowe ukiri ku itsinda reba ukuntu asa amavuta ndayashaka wampaye agatoki kokeje ibiryo banza ukemura ikibazo ariko mfite wowe ushize naje iwanyu uzi nyine mbwira naje nje kukureba urumva ngo dupange hejuru nakubwiye njye kugura umusaza byangwe mu mujyi uvuye kuri banki nsanga udahari wowe urakisha ariko naribi mbwira nimba ndi bumubone ngiye mite noneho ngukorera isamaki ahubwo se wamuhamagaye hano uyu nguyu niwe wabikora nyine bavuga nyine aramuhamagara nta kibazo ahubwo ndi musaza akasigaye amenyera cyane ariko hari amakuru biriya bintu bari ibigambari ikintu ngiye ntakwibwiriye kuri musaza wanjye buriya mwikinosa kuko ikintu atavuze niyo akiguhije mugasubira ku meza ukongera ukamureba ijisho ahita akubwira ahita ambwira ngo ariko ngo sister ngo waretse kurakara ngo buriya natashye saa 3 hari ibirenze nuko ngo sinari ndiri kumwe na ntoza ambwira ni siranda zose nzazishwiburura mpamvu nanjye ntunzi kabibonye atapfa kuzera aha yakwinjiza inda yiwanyu niyo mpamvu Vava. Kuko nwarira. Caramel. Nza sandari. Niriwe. Nza sandari, niriwe. Njyane n'amashini. Ko badangira kiranga. Babicaye gatoya basijyana nyuma. Hano akora nakuzaniye. Kanazaniye n'akandi. N'akaba. Ane yanjye. Bose Yesu we ni igitenge. Kanisa gafungura ati. Kwanze se gufungura. Yawe ko ngaciye. Bose aka gakapu karahenze. Ko ngaciye. Ni igitenge. Bose uzi ukuntu gapira amaze iminsi ambwira nabi ambwira ngo nambara nabi ngo ndi umukobwa w'umunyamwanda ngo nabo ngira umwenda mpindura kandi bose ngiye ngiye kuryama nkuramo iyi myenda nkayifura nkarara nyanitse buriya ndaranambaye ubusa Ariko rero igisiri mu kirango na pe. Reka mbwira. Irankwira bose reka njye kwipima. Vava. Mase kumusirimu pe.
kubera iyi kanzu ngo ariko hareba ikibura iyo meta none wayikuye iyi meta nayitoraguye ngiye guhaha ku muhanda handi kuri botike kwa Kazungu nayitoraguriye ndavuga ati reka nyiyambike nuko abantu bazajya bagira ngo nashatse umugabo kandi ntaramubona Yesu we bose njye kuyipima sawa genda ariko unihanagura bikizaho inkweto ari nazi bagiye kajya kuzibika nazo bose njye kuyipima kanyitse inkweto zawe kanyadushize ese bisiko bro amaze imisago kunyaka amafaranga yo kujya gito ngiye subonyamo mbabarira w'insindura ahaho nugutsindura Mumbwiye ko udashaka jamais ariko shaka imyaka musaza bafite nafite urakomeza mu matani n'umugabo wawe ashare yo ngo nabo cyangwa ujya kumusura muri gasi ntabwo bishoboka ariko sister we ngewe namubona uyu namuhamagara akajya kumubona ariko ni mu rugo rw'umugabo n'umugore banzu bitekereza ariko mwaba mwisanzuye aracyari mushaka ndumva namurera nk'indi myaka oya uraraga ari umwana ufite umusheri ni umwana wowe reba uyu mukobwa afite umeze gutya mvana ubwiza imbere ejo bundi akuze amakuru mfite wowe y'indaya ngo bahararanye muri ibi ariko none ureka nk'ubwiza ukuri isi 17 uzi telefone nayo namuguriye musaza ko yigize imbo namuguriye 17 sheri yazananye n'indi y'ubururu uri kumva banzu mushyire itonde nawe mvana ubwiza muri ghetto ibyo azagusenyera umva mubwire reka mubwire sheri icyo nagira abagore iyo bahuye waretse nkavuga nawe ukavuye ariko reka mubwire ibitekerezo shamanza akunda igitoki cyoroshye sagiye kuzicwa n'inzara azajya kimutekera aramuha amafaranga gusa nanone uruhande rw'uyu kintu cyanshigikiramo ni kimwe ayo makuru y'indaya baranye muri iyi minsi aramutse agiye gato naba mfite kizi inzu nanjye yego every day nkazamugora atana wowe wazandikirana n'arandro genda mufatira apartment ya miliyoni kugira ngo bike imfunguzo za musaza wawe urabishaka nabwira ni muto ayo tonde mubazi akira ariko ayo makuru umukobwa urayazi bararanye ngo gakobwa kameze ukuntu umva kanuka kuri uwo baramubeshyera kandi nyizera ndeba mu maso baramubeshyera akose umugani wawe nawe ugira amagambo nawe wanje ni inkuru ejo bundi mbwira ngo nta n'isoni ariko se reka nkubwire warambwiye ngo abakobwa bahararanye none akajyana wawe mufata umushyire haraga nurangiza imfunguzo uzifate ushaka umushakira na kadoga pana umukozi w'umukobwa ariko nibyo nose reka mugazagusenyera ndumva musaza wanjye mugiye umugabo wawe se n'ikiziriko umugabo wawe ndagira ngo ngubwire ngo iyo mbwakazi nunayibona iwanyu uzamubwego Jesca zaguturwara rwo mu nibyo nkubwira Jesca azaza muri ntambara na zana mureka azajye kwikorera muri ghetto usaje karwanya iwawe ibintu byose maze gutakaza kuri Manzi uko washimishwa nuko nshimye umugabo se baramugura cyangwa niki sabwo nama we ntago uhora ngaza kunywa amayoga buri iyi boto uza amafaranga igura nanjye nyishyura nakwigura okay nyishyura none mubarira amadeni mfitiye hano genda uzane machine mwari mwishyure uza amafaranga ndimo basi uzi impamvu natakwishyura mwishyure sinzagaruka oya kere guri beri se gukunda rate winsindisha uyazaza rwani wawe ni oya mureka nuko atarasinda araje atangira ambwira ukuntu afite umukozi uruhuka nkumbe za story za oya dushakira icyo kurya agakwavu bazi sibyo agakwavu n'udutunguru ushireho arakwavu nanjye iyo ndutekereje mba numva nzonzi uyu mugore urugo rwe rwaramunaniye no nagarya mu rugo aka kabari buri munsi no mu rukwavu mubwize ukuri ntumpuru ukwavu n'imiro utangiye guhinduka ntumpuru ukwavu nshakira agafiri agafi k'agafi nta mahosha nk'etubise nkunda ibintu bingora nimanukire nge no kwirebera umusaza uzi gusetsa ngiye kugukorera isamake y'ibihumbi 30 ujye kwisangira na sheri wanjye urabyemeye baragushyira muri teka okay uzikikanze nigeze kwibonana umuntu wacu wo mu cyaro wari utwite ariko we ameze gutya nyine imukwiriye neza
wagira niwe wayatse ntabwo nzongera kuyikuramo agapira nagaranyira okay nibwira kubereye ariko utanozojya kuyambara icyo kigugiye ushyizemo imbere iyi ni mugondo oya iwacu wambaye ikintu kitagira mugondo baguseka mugondo y'ingutiya se inaba bashyiramo mugondo y'iki ubundi ngiye mugondo nzi kuba ari ikabutura bambara imbere y'amapantaro ariko ntabwo narizwe n'ingutiya zigira mugondo bose nazo iwacu mu cyaro ziba zihari dushyiraho ikintu bita umweko wandi bakurura gutya bagashyiramo amafaranga ariko cyangwa ijipo baba reka kubwiza ukuri gapira arandembeje no kwirirwa tsereza ngo vava ntabwo njya nkaraba ngo ntabwo kandi njya gukaraba senga namuhamagara ngo njya gukaraba nyine simbimubwira akagira ngo naraye ntakarabye okay nabyumvise ifite n'umufuka boss nyine irawufite ubutaha rero sibyo unambara ibitenge ngiye bibiri cyari mu dorari n'ikindi kidasa nk'iki nambaye mbase nyine nkubwire ubutaha ibyo bya mugondo uvuga cyangwa byiki iyo nguti uzayikuremo sibyo uzajyambara yonyine mbunoze ngende reka ni yawe kandi rakubereye sibyo ubutana no boss ndabizi buriya impamvu ngure ino kanzu uko maze iminsi mana buri mweto nitwara neza ubyuka ugahita uzibonera ku gihe noneho ubu ngiye kuzajya mfata ipasi nyuze mu pantaro yawe hazemo byari babyita imikonjo hano hazemo umukonjo hano hazemo umukonjo ku buryo nuzajya uba uri mu kazi bazajya bavuga ati dore umubosi rwose wambara ibintu bifite isuku noneho ubutana no uzahita umindurira n'akagofero kuko gapira angeza amanuka yirirwa nsereza yirirwa mbwira ngo ndi umunyamwanda ngo ndasa nabi kandi buriya bosi ngira n'isuku ndaranose reka mubwize ukuri uzi ko hasa n'umuvuye gushyingura nyina uteye ubwoba ngaho ujya mu kazi ariko iyo ngutiya ntukabyambarane sibyo ibyo bya mugondo byawe oya njyane amashini mu cyumba oya yihore ndayijyanira ngaho usubira mu kazi yewe gapira we uranewe uranshimishije cyo kora igihe cyose buri munsi kuki ubishaka rero ase buri munsi amafaranga niba nakwime ngo nzaguha wategereje simbuke gusa ko nagusuye abanyakirije amazi nta n'isoni ufite ngo mubakire wowe uzi ibintu umaze kugonsoma amaboti biki byose urazi wanjye ukarya inkoko ukarya amafu ukarya warangiza ukanza imbere ukambwira ngo urankunda nkagusukanya kiza amazi abona uko mvuga amazi yo ntabwo nkunda mvana ubwiza imbere ari amazi nabwo ni umureko ushobora gukemura ikibazo mfite ushobora kumfura imisatsi se urumva ugeze mu gihe cyo kunkubita ibaze we muri polisi direct bakagufunga utamfura imisatsi ariko rwose narume ubu ugeze muri level nayo kuba wamfata imisatsi njyewe n'ibintu byose nagutayeho sheri abyivanga ibyo byose ubona yabonye natemanye nagwaga njyewe iki manzi narakwihanganiye bihagije give me my money mama frank yanjye uri kumva nani so ibumbi 70 byose genda bishaka none naje gusanga utankunda ziranda wirirwa uza kuneza ejo bundi nabona gusanga n'indaya give me money Jesca Ginagwe ngo na amafaranga yawe mfite none ariko amafaranga yawe ndayemera rindira nyabone nyaguhe right now nayo mfite muta sindi buve hano none kugira ngo byeme cyo zinga sound kamigana nisto kako kagaciro wabaye wowe nongera kwihangana amarira y'umugabo atemba ajya mu nda kandi inkovu zayo zimenwa na nyirayo twarakundanye ankunda nacyo nzanye bati ibintu ntibishakwa Beranya kuba sibyakomeje kuko kw'imisita nawe nabo
nagahinduka sinyimenye uwo kwizera imvugo ze nuko amfata mu bashuti be nuko anyubaha mbona bitandukanye n'uwo narinzi imbere sinyifite umwanya wo kukwitaho hari ababihemberwa kukwitaho icyo uzakenera uzacyakumubohe nuko yahoraga ambwira yambereye icyanzu yambereye icyanzu uwo yitumubohe niwe wambereye icyanzu yambereye icyanzu yambereye icyanzu uwo yitumubohe niwe wanyumvaga sinzi niba ibi ari amahano gusa uwo yitumubohe ndumva ndi kumukunda niwe unyitaho gusa bikora nk'akazi ndanabibona ko yabifata nabi yabifata nko gusenyera uwamuhaga umugati gusa uwo twabanye we imvugo ze nuko amfata mu bashuti be nuko anyubaha mbona bitandukanye n'uwo narinzi imbere sinyifite umwanya wo kukwitaho hari ababihemberwa kukwitaho icyo uzakenera uzacyakumubohe nuko yahoraga ambwira yambereye icyanzu yambereye icyanzu uwo yitumubohe niwe wambereye icyanzu yambereye icyanzu yambereye icyanzu uwo yitumubohe niwe wanyumvaga